nta mpamvu n'imwe yatuma duhangayikishwa n'ingurube, ugahangayikishwa n'ikigoryi. Gute ikigoryi cyaza kikagutera ubwoba kikakumakira mu matwi, kagira ubwoba uri umuntu w'umugabo? Ntabwo twebwe abanyarwanda twaremanye ubwoba ngo tubone imbwa zimoka zitaryana, amasega amoka gusa kamukira u Rwanda tukagira ubwoba. Ntabwo dukwiye kumva ibyo ingurube imokamo izivuga ngo nzakuraho Kagame, igihugu cy'u Rwanda nzayishyira hasi. Gute Gisekedi muzi ikintu kiri aho kugira ngo gihangayikishwe no kujya kwibagisha inda ngo kibagishe ariya majigo yacyo, ahubwo kiraza kigahangayikishwa n'u Rwanda. Nzakuraho u Rwanda, nzakuraho u Rwanda. Urukuraho n'iso washyizeho u Rwanda ku buryo uzaza ngo muveho nkuyeho u Rwanda. Atansiyo, kuvuga u Rwanda ntabwo u Rwanda rukwiye kuvugwa n'amatuwarete, inyiga guhuma zose ngo Kagame. Uba wumva uri iki? Aho kugira ngo uhangayikishwe no kujya kwibagisha ayo majigo yawe ameze nk'ibishute, ukeneye ubufasha bwo kugira ngo bakubage inda nabuguha rwose, akuzana hano mu Rwanda kujyana CHK kakubaga inda, byanaba ngombwa bakayirashisha isasu. Bagiye bavuga ngo ndakara kenshi, nagiye ndakara mu bintu nk'ibi bigiye bitandukanye. Ariko ni gute umuntu muzima, umuntu utekereza, umuntu ufite ubwenge, wabona inyo ziraje zirakuriye zigusakurije mu matwi? Ngaho ni gute wabona ikigoryi nk'iki wagira ngo bitunzwe no kurya amabyi biri aho? Ibicucu nk'ibi kikaza kigasakuriza umuntu. Ni gute wowe utekereza wabona ikintu nk'iki? Kagame peti wangu nisikubambe, Kagame peti wangu nisikubambe. We Kagame, kuja utafuta kuwa Kongo we imu. Ibyana gusa wagira ngo byonsa amazi. Hakwifata ngo mutekereze igihugu cyanyu cya Kongo, ahubwo mukaza mutuka ngo Kagame. Nari naza kurya kwaso. Oya rwose ntabwo ibintu byumvikana. Ibicucu Gisekedi araje abishizemo imyumvire nk'iyimonyo, ugatekereza nk'ikimonyo, ugatuka umuntu utazi, ugatuka umuntu udateze kuzahura nawe, kanuka wowe igicucu nk'ibi. Sinzi impamvu urubyiruko rwifashe rw'abakongomani kifata mukamara igihe cyanyu mugatakaza igihe ngo mushaka gutuka Kagame. Ibyo ni ubugoryi rwose. Ariko ntabwo nabagaya, ngira ngo mubikomora ku muyobozi wanyu. Niba atekereza nk'ingurube, ntabwo akenshi mubikomora ngira ngo imitekerereze yanyu
ikomoka ku babyeyi banyu, ikomoka ku bayobozi banyu. Ntabwo umuntu yavuka akomoka ku bintu nk'ibi ngo agire ubwenge rwose.